nabonye mutara mu mwenyewe niwe wayifotoreye tamusuhuza cyane Julius ariko igihe cyamubaye hafi cyaramukurikiranye kabisa ubona Nadiri hano arimo atanga interview Julius cyabaye hafi Adiri se cyane ariko ni tozo ufite champion shati zeruka hano iyo yatwaye adatsinze ibintu byose azana ebyiri byo bwa hafi kabisa batanze update zifatika cyane hano yaragiye ese uyu ni umufasha we ntabuze ko nahise kabana n'umugore hano mu Rwanda n'umwana wabo ngo uri aho abana baherutse no kwibaruka wow Mohamed El Adil Mohamed apere nayo yakurutse irakuruka ni abashoferi gusa bahari arese ko yeba musezera kwa musezereye aho ngaho none ku giti cye mbona se Julius mugani no muri video yagaragara none ku giti cye ntare Junius bimeze bite ko wihishe Kigali twakubura ejo ariko ari kuri stade Nyamirambo twari kumwe kumugani ko maze nk'ukwezi n'igice najya kuri stade wa Adil Elad Mohamed abantu bakeneye kumenya update Jado ngira ngo yego abantu bakeneye kumenya se bimeze biti ibintu bye ngira ngo ubwo nibwo tugiye no kujyaho Adil ibintu bye twagiye tubigaruka mu maseri uretse ko byagiye binaba mu maseri episode ubwigezweho nuko icyo nabonye niyumviye muri no video wenda nuko tutari kumva amajwi avuga yavuze ko asubiye mu gihugu cy'iwabo ko yahagaritswe ko atabyemera ariko yavuze ngo agiye kwicarana n'aba bavoka be abanyamategeko be barebe niba hari ikintu bakora ntabwo yavuze ngo barenze kuko bitandukanye n'ibyo bimaze iminsi bivugwa ntabwo yari yafata umwanzuro kuba yarega cyangwa se atarega ikipe ya APR we yavuze ngo yahagaritswe kwezi agiye kuba ari iwabo ntiyavuze ngo arasezeye yavuze ko ari muri suspension ndi kuvuga ibyo yavuze muri interview ngi turi kureba yahaye Julius n'igihe avuga ko agiye kureba iyo suspension yahawe we atemera kwikurikije amategeko akabivugana n'amategeko ye bakabona bamenye icyo gukora bivuze ko binashoboka ko ubwo yavuze ko azagaruka se ntago yigeze avuga ko atazagaruka cyangwa azagaruka nta n'urushinge icyo bita urushinge cyangwa abanyamategeko bese biramutse bibaye ko bamugira inama ko atamutse atagarutse yahomba nk'uko bishoboka bamugira inama ko aramutse atagarutse yahomba ntiyagaruka ntabwo turi kumukanga turimo turavuga ibihari none biramutse bamugira inama ko aramutse atagarutse yahomba ntiyagaruka uko ngiye simbizi ntabwo ndeba mu mutima we sinzi n'icyemezo yafata ariko nziko ndavuga ibyo yatangaje Adili rero akaba bivuga ko atishimiye uburyo yahagaritswe yagiye ku myitozo inshuro ebyiri asubizwayo ibintu yagiye anafata bivuga ko yabaga yajyanye n'umuntu uri kumukamerera imodoka ngo yerekane ko ngo yabuzwe kujya ku myitozo kandi yari yahagaritswe byo akavuga ko ngo afite amasezerano ngo kubwe yumva APR n'ibitano mushaka ari kumusezerera aho kumuhagarika hari inkuru yari yasohotse ku gihe niba rejo bundi bavuga ko yababwiye ariko ntabwo nabyumvise muri interview ngo ashobora ko babwiye mbere babwiye ko ngo bamuhagaritse bakurikije amategeko y'umurimo yo mu Rwanda mu gihe ayo ngo batakurikije ya FIFA ubwo nibyo we bivuga byatangajwe n'uruhande rwa Adil Mohamed Elad ku giti cye bon icyo nekereza nose ubundi akenshi abatoza bakunda guhagarika gutya njya mbibona Karenzo arabizi yakunze gukora amakontra menshi n'abatoza hari ukuntu mu Rwanda ama equipe akora kontra n'abatoza bakavuga ko mbere yo kwirukana bazaguha warning either kuguhagarika cyangwa se bakakwandikira amabaruwa ngiye nekereza ko wenda AP ntiyakora ikosa ryo gukora ikintu kitari muri contract biramutse bitari muri contract ibyo umuntu bita Adil yabageza APR ni ntagatifu ku buryo oya ndi kuvuga nizere ko bagendeye kubiri muri kontra uko barabikoze bitari muri kontra igihari amakuru ava muri APR avuga ko igihari ni kimwe dokwenda tubwira abantu brief yuko situation imeze kuko abantu barabizi ko na mbere hose ari twe twagiye tubaha amakuru kandi ya nyayo yuko situation yari imeze na mbere yuko wenda donc equipe yiprononsa igaragaza twari twagiye tubaha amakuru igihari ni kimwe nuko Adil Elad Mohamed afite amasezerano y'imyaka 2 muri APR FC bivuze ngo kumwirukana muri APR FC bisobanuye kumwishyura cyane ayo mafaranga Abanyarwanda rero kera ngo kubera gukunda umwami Musinga bajyaga bavuga ngo
ngo ikintu iki n'iki ngo ni icyatera icumu umusinga icyatera icumu umusinga ni nko gushaka kuvuga ngo ni ikintu nyine ni ikibazo gikomeye kugira ngo bumvise ko kiremereye cyangwa se ari ikintu gikaze bavuga ko ari ikintu nyine cyatera icumu umusinga ni ukuvuga ngo ku ikipe ya APR izi neza uburemere bw'ibyo bintu ayo mafaranga ni menshi ku buryo irayafite kuyishyura oya ntabwo iyafite yo kujugunya ntayo rwose ariko nanone ntabwo yatekereza ntayo rwose ntiyatekereza ibyo ngibyo kuko n'ibikusanya budget ntayo rwose kuko unarebye n'imitego irimo n'ibigenda bibamo oya ndavuga muri situation baragira ngo bamutege umutego cyangwa nawe akabatega nko kugira abo bategana kugira ngo barebe ko yagenda umuntu agiye nyamara kanaka yabizira aya mafaranga atanzwe hari uwabigenderamo urumva donc harimo ubona ko kubera uburemere bwa kontra ya diri n'ibyamutangwaho iyo urebye n'ibihari n'ibivugwa n'ibyandikwa uburyo bishyushye harimo ikintu cyo kugira ngo adiri agende hanyuma yishyurwa ayo mafaranga aba yamwishyuye babe victime ko basesagura none se bitakago ahantu ibintu binakomereye mugani bwo bwa mbere nimba binameze gutya abantu bari nibaza ko ubuyobozi bihanwe biramutse niba bizageza icyo gihe kikaba yaba ari icyo gihano kiri financial kinini kibaye ku mupira mu Rwanda cya master se reka tubona kuvuga ngo ibyo byose biramutse icyabaye hano ni nayo mpamvu tudakwiye no kwihutira gufata umwanzuro ngiye ikintu ntekereza iyo by'involving amategeko buri ruhande ruba rwumva rufite ukuri cyane ko ngiye ikibazo ngiye reka buri wese afite ukuri ni kuvuga iki reka turebe impande zombi mu byaha adiri arega APR ibihe adiri arega APR kubera muhagaritse nyine ngo ku buryo butemewe n'amategeko kamubuza kujya ku myitozo kamubuza gutoza kandi yarabigerageje kandi akabigerageza afite ibimenyetso ariko mwe n'abanyamakuru kugira ngo bajye akajyayo gashaka APR ntihakana APR ntihakana ko nawe yamuhagaritse anamuje gukora imyitozo no kwita reka tuvuge kuri situation uko yagenze situation muri APR yarababyimbanye sibyo ibyimba bishingiye ku mutoza wayo n'amasezerano afite ubundi tuvugishije kuri situation uko yari imeze adiri yagomba kurara yirukanwe nkuko twagiye tubibabwira yes yari kwirukanirwa kuva avuye Monastir nawe ubwo yaravuze ngo kuva kuri match ya Monastir c'était l'enfer niko yivugiye ubwo bivuze ngo ikintu cyatumye tirukanwa ni kimwe na amasezerano yari afitanye na APR nicyo kintu kimwe cyatumye adira atirukanwa bivuze ngo APR yagomba kuba conscient ko umuntu afite amasezerano ko kumwirukana bigomba kubahiriza amategeko cyane ariko kandi ku rundi ruhande twibuke neza ko umwuka utari mwiza muri APR adiri yari yamaze gukora declaration sibyo zicamo ibice ikipe zimuteranya n'abakinnyi yarabatatse ingoma ati abakinnyi b'abakadere ntabwo barimo bakina neza ageze Bugesera ati nta bakadere APR igira ati ni Nyamirambo kapitene ati si uwanjye n'uw'ikipe sibyo donc ati umukapitene uhamagara mu ikipe y'igihugu imikino ingahe ntashobore kugira icyo amarira ikipe y'igihugu agakina iminota ingahe ati ntagire n'icyo amarira ikipe y'igihugu ofete adiri yari yamaze kudekarara ibyari bimaze imyaka bigenda bibyimbiramo mu ikipe babijera byagize ate byatangiye gusohoka bigaragaza ko adiri nk'umutoza wa APR sibyo aho situation igeze nawe yamaze kumurenga ntabwo yumvikana na Eto wamuzanye sibyo ntabwo yumvikana na chairman APR yavuze ko nta adiri na Eto yarabihakanye APR yavuze ko rwose babanye neza oya yavuguruzaga ibyo kugurisha match ko bashwanye yavuze kuvuguruza inkuru y'igihe yavugaga ko bapfuye kugurisha match urumva
twabivuzeho hano APR yashaka kandi bavuga ko nta kibazo kiri hagati ya Adili na Eto bavuze ko inshingano zabo zitandukanye ariko nta nubwo ukuri kose kugomba kuvugwa uwabyanditse we yasa nkaho yerekanye ko mu bana ari mu cyapera bikoze kugira ngo bavuguruze pour kuvuguruza igihe atari ukugira ngo atari kuvuguruza yashatse APR yashaka gukuraho Eto nk'umukozi wayo utari mu bihano utarebwa na situation ko yaba ari ufitanye ikibazo na Adili urimo urabyumva yashaka kugaragaza ko harimo guproteja Eto cyaba ari ikipe na Adili ntabwo Adili no mu of course ikipe yari ifitanye ikibazo na Adili ko deja yari ari mu bihano Adili yari yarahagaritswe na equipe already bivuze ngo ntago APR yigeze hakana ko ifitanye ibibazo na Adili icyo yahakanye nuko Adili na Eto bafite aho bahurira mu bibazo equipe irimo sibyo kandi arabikubwiye hano tubaye realistic hari abantu benshi narakubwiye sinzi niba urimo cyangwa utarimo ariko nkurikije uko mubanye utamwemera nashyigikiraga ko mbizi ko birimo tuvugisha ukuri hari abantu babaye desi muri situation birimo guteze oya ndavuga uri mu bataranezerejwe nuko urabona iyi situation ukuntu yabaye ko yatwaye hari abantu bifuzaga ko itwara babiri kwitwara Adili n'uwamuzanye Eto na Adili bagomba kujyana ikintu byabaye ahubwo opposite nanjye ndimo nawe urimo ni ukuvuga ngo oya giye simvugira mivumbi kumuvumba niyo hari ndakubwira ni ukuvuga ngo hari abantu sinzi niba warabaye desi ariko ukuri nuko si ibyo abantu batekereza abantu batekerezaga ko era ya Adili igomba kujyana na Eto ariko ntirarangira iyo era oya ariko kugeza ubu hari uwagiye kandi yasize undi nta naho ahuriye nawe icyo ndi kuvuga muri situation ndimo ndakubwira nk'umuntu sinzi amakuru wowe ufite ariko amakuru mfite ibibazo byose ino saga yo muri APR mu by'ukuri nta bwino bwinshi nyifite reka mwereke mbuguhe rero icyabaye ni iki ariko icyabaye nuko bwino ntafite ariko shyira mu nyurabwenge niyo mpamvu n'ubushize mwaje muti Adili yanze gukinisha system bamubwenda bana ibyo namahano ntaho byabaye ku isi icyabaye nuko Adili APR ifite amasezerano ye irabibona ko umwuka mubi waje muri equipe Adili afite arrogance yaranabivuze muri interview yavuga ati jewe mfite amasezerano azarangira igihe iki niki nta kibazo mfite Adili yashwanye na APR FC nk'umuryango sibyo ku buryo yageze ku muntu wa nyuma wo muri APR sinzi niba ubyumva guhera kuri chairman w'icyubahiro kugera kuri chairman kugera kuri Baeto kugera ku bakozi kugera kuri ba Georgine bose baragiye barashwana Georgine ariko bura Georgine si nkawe nka ubona asa naho nawe ari nk'umuyobozi wungirije wo oya ndavuga muri context y'ingufu ubona hari abantu baba bafishizwe ikintu uko ukabona arenze icyo ari stronga ku kibazo ujya ahubwo kubera ko ari we wirirwa mu buzima bwa buri munsi bwa equipe hari igihe ubona oya CEO kandi bafite SG urumva byashoboka oya si kisigo na Georgine uko wabagereranya no kuno washyira ku munzani bafatira umusaza digadika kumugereranya na Georgine no gufata ibyemezo uriya musaza abayibereye aho ngaho ntabwo mwisingwiza murongo ariko bijya kumera gutya inshingano byose gikorerwa na Georgine ndavuga ibitakozwe n'umuyobozi oya ntabwo Georgine akora inshingano ze na SG akora inshingano afite ingufu zirenze wowe ntabwo uketse utamuzi iyo analize yawe Georgine nukuvuga ngo ari muri ba bantu ba muri institution akaba afite ingufu zirenze umwanya we hari igihe ariko hari igihe bibaho ku bise yakurukana umuntu sinzi amakuru Georgine yanakwirukana atagushaka muri APR ubwo wabamo oya yashatse yakwirukana uri kumuha imbaraga birambabaje kuba muziranye na Georgine mukamutazi ingufu ze uri kumuha imbaraga adafite yarazivuga ngo wenda akora akazi ke arebwa kumva kenshi Georgine arusha ingufu Masabo umuntu urusha Georgine ingufu muri APR nukuvuga ngo turebye tutari abayobozi bo hejuru tubareke ariko duhere kuri chairman wenda na Eto nibo bonyine nese kwambara ko Eto ubwo rusha imbaraga muze Masabo abahuri urageranya ntukugiranye igare n'imodoka ntibihura biramutse arahazamuka kimwe nk'igikandira ese igera nyine nk'umusaza barimo gusajisha ngo
yirire nawe ayo mafaranga yibereho n'undi kuko yarasanzwe abayeho abamo iyo debageze ashaka kuyijyamo agahembwa umuvolonteri se ese abayesije sije muri buzisiro barahembwa ariko bayisije apana na apere Ferwa muri bintu bya club licensing yategetse ko abayesije bose bazajya bahembwa mu makipe yose ni itegeko ibyo bimavuga byo nibyo hari abadahembwa ariko ibyo kudahembwa ni itegeko kuko kugira ngo bagore ntuza club licensing ryari itegeko ry'uko uyu niwe mubwira ntuyu niwe kaganga umva iryo ryari itegeko bavuze wagombaga gupreza muri Ferwafa amakipe yose ya presence amakontra y'abasekreteri babo general niba batarahemba ibyo n'ibindi bava ku makontra ntago oya kwari fictive ni ibyabo neza mbere amakontra fictive Dorizimye ubundi umugeranye na Katibu wa mukatibu kwakundi bayatubona kamarade asa nkari we byose niwe niwe ahubwo bazamudekarare ku cyakora wenda kubera ko umuntu wenda uba uri ku kibuga nibaza ko Jorginho ashirangirira muri ako ko implanta cyakora umuntu utanahure n'amafaranga Jorginho ashyira mu bikorwa ariko ndakubwira ku makuru mfite uko mbibona nta cyemezo ntago ari mu bafata ibyemezo ntazi naho ibyemezo bifata ashyira mu bikorwa ibyemezo nk'umukozi Genda kubwiye ngo Jorginho si umukozi usa hari umuntu utoje ikibazo sinzi niba Karenze agikomeza atanga ubwino cyangwa ngiye mvuga nanjye ibyo nagize reka nkomeze nsoze wenda tuze kugira nagira ngo nanjye nta aperi yaje kwisanga muri situation igomba kujera equipe nka club ariko ikanajera adiri nk'umutoza wayo bamaze kugira divorce ariko bagifitanye amasezerano akiba binding bagasigara bareba muri make imitego bamutega kugira ngo adiri ntabyungukiremo ntiyungukire adiri ntiyungukire mu gutanga ni ngombwa ngo send off ya adiri donc uburyo gusohoka muri aperi byashoboka bite kuko biragaragara ko tutagishoboye ku bana sibyo ariko se adiri twamurekura gute mu nzira nziza ibiganiro ni ngoye nubwo aribyo biri mu masezerano hari mu masezerano harimo ko ibibazo byaza hagomba kubaho ibiganiro byananirana bakitabaza amategeko y'umurimo y'imbere mu gihugu byananirana bakitabaza FIFA urimo urabyumva niyo mpamvu mubwira ngo tubigendemo gake ibintu by'amategeko kuko buri ruhande ruba ruvuze neza aho ruri escape yabo ni ukuvuga iki adiri aperi nk'uko imuzi ko ari umuntu uri arrogant wa muntu nawe ufite ego wiyumva ushyuha basanze mu kujera situation urumva ariko icyo ndi kwibaza batari bumwirukane ibyo bintu bimenye ari uko bari gutandukana kitabimenye igihe yajyaga yirwa sara n'abanyamakuru of course yaratsindaga bagomba kumuprotege erega ikibazo utumva ni kimwe uyu munsi adiri yakoze amabara menshi nk'umutoza wa aperi ariko yakora muri situation ubuyobozi bwa aperi buroburije kumuproteje sinzi niba unyumva neza ni ukuvuga ngo adiri yatutse Salma urumva mu buryo mukansanga ku kibuga ibyo ni ibisanzwe Salma ararira arizwa n'iki nese ubwo Salma musifuzi mpuzamahanga ageze kuri urwo kurizwa yarariza moto kihuye ntabwo byo kuri match ya penalty yarangiye musanze muri vestiaire ubundi kuza muri vestiaire ziko ari ikibazo ararira umuntu adiri yashwanye n'abanyamakuru igihe kigiye gitandukanye ibyo kira gihabwa no ko yari wamugani kwibere tandukanye ariko yaratsindaga equipe ikaba yanabifata nko mu buryo bwo kuvuga ngo ariko ubu sabake bamusembuye sibyo ngo bo babibonaga nk'ara bake urumva kuko iyo bitaba ibyo nta nubwo bari kumwongera amasezerano kugeza bamwongera amasezerano adiri yari in good terms n'ikipe ya PFC sibyo icyabaye rero nuko adiri yatakaje ya protection ishingiye kuri leta wamuzanye protection ishingiye kuri chairman wa APR protection ishingiye kuri chairman w'icyubahiro wa APR tuvugishije ukuri uri nk'umutoza wa APR ukabona leta yakuvuyeho ukabona chairman wa equipe yakuvuyeho ukabona chairman w'icyubahiro yakuvuyeho ntawe ugusubiza ntawe wandikira ngo wagusubize ntawe usaba appointment mu mubonane usigara uri mu cyeragati usigaye uri nyakamwe kandi bo babikora hari ubutumwa usigaye ku mategeko gusa kuko nibyo niba ashobora kwa appointment yakandika akagira gute ku buyobozi ntibo bimuhe kugira ngo byose si ibimenyetso byamufasha no muri za manza ze ni ukuvuga iki icyabaye ni iki adiri Elad Mohamed ikipe ya APR
yaravuze iti nitumwirukana ni ukumwishyura sibyo ariko nanone tugomba kujyanye no kwishyura uko byagenda ibyo by'amategeko y'imbere n'ibiki byose kwishyura nyine turabijya ariko icyabaye ni iki ngikireje ni ukuvuga ngo Adil ekipe ya APR yahisemo kumuhagarika ukwezi kuko yaravuze iti dufite amasezerano ye aratubayindenga kumwirukana no kumwishyura kandi ntabwo tubyiteguye afazari twahitamo kubura igikombe cya shampiyona sibyo kuko dufite bitatu biheruka nta nka yacika amabere tudatwaye igikombe cya shampiyona sibyo aho kugira ngo twishyure 500 bishobora guteza ikibazo muri ekipe sibyo ni ukuvuga iki APR yaravuze okay kugira ngo uyu mwuka tuvujere APR ndabisubiramo nk'umuntu ufite amakuru nta intention nimwe yari ifite yo gusezerera Adil kuko baranabihakanye ntabwo nari mu mwema wabonye rigo gatangaza ngo Adil yasezerewe APR kazi kavuguriza ngo ntabwo tuze dusezerera Adil ari mu bihano barabizi ko kwitwa ko bamusezereye bisobanuye kuri bumwishyure kandi bo ntabwo biteguye kumwishyura afite ibaruwa se yamuhagarikaga yamugezeho of course ibaruwa yamugezeho ibaruwa APR imuhagarika Adil nk'umuntu nawe usanzwe ufite iyo ego kumva ko yahagaritswe muri APR akaba atakivugana n'abayobozi bayo mu by'ukuri Adil byaramurenze ibintu byaramushyuhanye abakinnyi deja bamwe bashwanye uwamuzanye bashwanye abayobozi ba APR nta n'umvugisha bamukubise ibaruwa imuhagarika yarebaga ejo he muri APR akahabura kubona ko ntahari kabura ko ntahari umuntu mukuru ababibona divorce yabaye icyabaye niki none se byabinyuranya ukanya urimo avuga ati APR nta gahunda yari yo kumwirukana kandi yareba bakabona bamwirukanye ubwo nuko mwirukana nyine we mu mirebere y'ibiri imbere mvuga ngo bahamagaritse ukwezi wenda nyuma y'ukwezi bazamuhagarika 5 sibyo barimo baranyenerva cyangwa baranjera kugira ngo mu rwego rw'amategeko mbaho icyuho ngewe wenda ndakare nsezere sibyo cyangwa ngiri indi scandale nkora cyangwa ngiri indi scandale nkora yanyirukanisha nta nkurikizi ariko APR yo imuhagarika imuha ibaruwa yamuhaye ibaruwa imubwira ko mu rwego rwo kugira ngo ijere situation iri muri equipe sibyo ijere umwuka mubi uri muri equipe ibaye imuhagaritse ku nshingano ikaba imuhagarikanye na kapiteni we sibyo Jaberi kuko na Jaberi yahawe ibaruwa nawe imuhagarika iminsi 30 nuvuga ngo yivuga ko yabahagaritse mu rwego rwo kugarura umwuka mwiza muri equipe Adil rero bimaze kuba abavoka be nkuko abavuga batatu bamubwiye ko nawe yabisubiyemo kenshi no muri interview yavuze ngo ntago bahagarika umutoza baramwirukana ariko nanjye n'ubwa mbere nabyumvise ariko biterwa na kontra zo mu Rwanda biterwa na tama contractration natubyandan mwamubizira mu Burayi ho cyerezo mbikubwa ko Burayi ho nta hantu tuzi ngo bahagaritse umutoza ubundi nyine bahaze resultat zawe barakwirukana mu Burayi ariko muri izi kontra zo muri amashampiyona atari professionnel uzabikurikirane nk'ubu ujya kumva amana mu Rwanda goreza ingero nyinshi z'abatoza bahagaritse muri ngeshwana n'abakinyi baramwirukanye babaye bamubanje kumuhagarika baramwirukanye nango i Burayi ho biri obvious izino shampiyona burya amategeko y'umupira ntabwo areba abari professionnel ukwabo n'abatamba amategeko ukwabo amategeko namwe namwe cyo mu kontra genderwaho no kuvuga Adil niba navuze ngo nimba barabisize muri kontra ko mu gihe habaje crise nk'iyo bashaka kumuhamagarika sava nimba bitarimo icyo cyo cyose Adil azagerageje abanyamategeko ba Adil bamubwiye iki baramubwiye bati rero FIFA ubu ngubu sibyo ntabwo ihana ikipe ibanje gutegereza ko yirukana umutoza sibyo ibyo abo bantu bagukoreye ikigaragara ntabwo uzasubira mu kazi sibyo niyo wasubira mu kazi ntabwo uzaba ugifite imbaraga wari ufite muri APR kuko Adil icyo bita point cyangwa se imbaraga ze muri APR ko hari kuba afite ijambo ku muntu wese ku mukinnyi sibyo ku bintu byose ari ufata ibyemezo so uzagaruka imbere y'abakinnyi warahagaritswe uzasubirana rya jambo ryawe Adil imbere y'abakinnyi ese uzongera kwicukize
uvuye mu bihano ba bakinnyi bazongera kugutinya nk'uko bagutinyaga, uzongera kugira ya rigueur ku bakinnyi. Igitsure ni iki? Baramubwira bati icyiza rero amategeko ya FIFA uyu munsi yemera ko niyo ikipe itakwirukanye ushobora kuyisezera wowe, sibyo? Warangiza ikanakwishyura ari wowe wayisezeye. Urimo murabyumva? Ni ukuvuga ngo ushoboye kugaragaza impamvu zagusunikiye kugusesa amasezerano, ikipe ntiyakwirukanye ariko ni wowe washeshe amasezerano, ariko uragaragaza impamvu zagusunikiye gusesa amasezerano. Izo mpamvu niziba zifatika, ikipe uzasesa amasezerano wowe nirangiza inakwishyura. Yes, bibaho. Niyo kesi yabaye kuri Opoku muri Mukura. Opoku Mensah ntabwo Mukura yigeze imwandikira mwirukana. Opoku Mensah yagaragaje ibimenyetso by'uko Mukura yamusunikiye gusesa amasezerano, ntiyamwishyuraga. Yifashe video bamwongeye kwinjira muri stade nawe ndiri byamubayeho ku match ya polisi nabwo nawe bifashe byose. Aya makwa y'Opoko we icyo cyazize nuko Mukura itamwishyuraga. FIFA isigaye yemera ko igihe cyose ikipe imeza amezi abiri itakwishyura kandi n'uriya mu kwezi bamusispanze ntibamwishyura ubwo kwa ruko gatatu bakwemera gusesa amasezerano. Ni case ebyiri zitandukanye ariko bijya gusa icyo najya kubwira ni Opoko washeshe tumenyereye ko ibintu bibika. Oya ndashaka ni Opoko washeshe wisubiyeho ugiye kujya ubwino ufite ubushyira hanze. Ni Opoko washeshe nazashyira hanze ni ukuvuga ngo Adili yafashe ya baruwa yo kumuhagarika, apeli yamuhagaritse ukwezi, avuga icyambere avuga ko inyuranyije n'amategeko batemerewe kumuhagarika kuko afite amasezerano. Ubwo bivuze ngo kumuhagarika ni impamvu yo kumusunikira gusesa amasezerano. Adili yandikiye ikipe ya apeli ibyo abantu ntibabimenye. Yayandikiye ibaruwa y'ikitaraganya nyuma y'iminsi 2 amaze guhagarikwa, abavoka bamaze kumugira inama. Yandikiye apeli ayiha amasaha 72 indi minsi 3, arayibwira ngo mutegetswe kuba mwansubije mu kazi mu masaha atarenze 72. Menye bwino dore ukuntu ngo byagenze. Umuntu bita Adili ngo bamuhagarika, niyo mpamvu yandikiye baruwa kumbi yari gukusanya ibizibiti. Nibyo ndimo bamuhagaritse kuri telefone nta baruwa baramuha. Yabonye baruwa nyuma y'iminsi yarayanze, bamuhaye baruwa arayanga bohereza kuri email. Ibyo ndabizi kumyitozo bamusohora baruwa yari iri kuri email. Ibaruwa barayimwohe baramubwiye ngo azayifata no kuri office yanga kujyaza ku myitozo, hanyuma bayimwohereza kuri email. Niyo makuru wajya kuyifata se nyine nawe ntabwo wajya kuyitora nyine nicyo byiza. Impamvu yashakaga kuri email nawe ari kugira ngo ikimenyetso nyine udashobora guhakana, yagira ngo nyine bigaragare ko bamuhagaritse officially. Ariko niba rubira bigaragara Karenza arangiza yatanze amasaha 72, sibyo? yo kugira ngo apeli be yamusubije mu kazi. Ariko ibyo bikora ni inama z'abavoka be zo kuvuga ngo juste ngo uzane inama z'abavoka kugira ngo donc agaragaze ko ibimenyetso bigaragaza ko yirukanwe mu kazi, ko yabujijwe gukora akazi. Adili yavuye kuri ibyo ajya ku kibuga ajyanye umukameraman agishoronge, yifata video inyuma ya gate yangiwe kwinjira muri gate. Security barimo baramubuza rwose. Yes, agaragaza ko yangiwe gukora akazi. Donc yararimo yegeranya ibimenyetso byo kugira ngo agaragaze ko apeli yatumye asesa amasezerano kuko yamubujije gukora akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Adili ibyo bimenyetso byose amaze kubikora yandikiye apeli. Urumva? Yandikiye apeli ayimenyesha ko agiye kandi agiye kuganira n'abavoka be, ariko agiye kuganira n'abavoka b'uburyo bari busesa amasezerano, adafite gahunda yo kugaruka muri apeli. Murabyumva? Ngiye kuganira n'abavoka banjye kugira ngo ndebe uko dusesa amasezerano. Ibyo ubuyobozi bwa apeli bwari butaranabimenya, babibonye mu itangazamakuru babona ko Adili yavuze ko agiye kugenda, sibyo? Ko agiye mu Bubiligi kandi atazagaruka kandi agiye gusesa amasezerano ye. Urumva? Ni ukuvuga ikintu kuvuga ngo
Adili agiye kuri we igikurikiyeho ni nako yatangarije igihe muri statement nabonye nuko agiye gusesa amasezerano akazishyurwa na APR nk'uko abavoka be babimwijeje bashingiye kuri ibyo bimenyetso. Niyo mpamvu rero mvuga ni ifo ko tubigendamo gake kuko APR nayo ubwayo ifite itsinda ry'abanyamategeko riri muri iki kibazo sibyo bivuga riti kontra ivuga ko nta hantu uretse ko nta nahantu burya akenshi muri FIFA duku iyo wirukanye umutoza ntago wamutsinda wamwirukanye abatoza n'abakinyi ujya riga bagomba kugira societe nk'izi za Adidas zaki ntabwo wamwirukanye ariko vodo nani icyo navuga exit APR ifite n'umwe ku mukozi n'umukoresha iyo bari kubura na APR ifite exit imwe yuko ntabwo yigeze yirukana deal ntabwo yanze kumuhemba Rotirant igomba kumuhemba oya icyo nicyo ariko se APR nk'ikipe ikaze birimo kwagomba guhemba ariko APR nk'ikipe ikaze yafunze umwuka ikavuga ati duca gasuzuguro kubita imishahara yakigenga tukayemera ibyo ni byawe ni nakubwiye ko muheto weshe mwambe icyo soreje ngewe nanjye ndivuga ngo hari abanyamategeko babiri twavuganye umwe ukora mu bintu bya siporo n'udusanzwe muri rusange kuri zino case cyambere Regis bagusubije uretse ko nanjye nayo bonye abatoza nka batatu nabonye bo muri Major League Soccer bagiye basuspended ukwezi kubera amakosa yo hanze ya discipline n'ibiki byose hari no nabonye ngo West Ham bantu kuri Adili mwibuka byawe muri contrat ya mbere oya nityo yari kwitwa discipline iyo oya se nashwe oya ndavuga ibyo twavuga bya basaruma nabaki byabaye muri cya oya ibyo APR ifite uyu munsi ntago ari bya Sarama ifite ikiganiro cy'umutoza ubwo yataka abakinyi be ahantu ku isi hose abatoza bataka abakinyi oya ntago ntago ziko bivuga ko we na Jabel oya buretse ariko icyo mubwira binamuvira mu guhita yiruka mu isi APR mu kujera situation yemerewe sibyo ntiyawenze kuguhemba ntiyakwirukanye ibyo nibyo nabajije mu gihe cyose umutoza mu gihe ngo umutoza yaba gihembwa ese impamvu umukinnyi udashobora yes umuntu araguhemba ntiyakwirukanye watsinda urubanza uzi impamvu abakinnyi barabahana babuze gukina se Ben Arfa bamujyanye mu ikipe ya Under 21 ariko bakina akina he Ronaldo ari gukina he ariko se akina he kuburyo kugenda mu kipe y'umwaka wose kuburyo yamaze umwaka mu mwaka ariko amubwira kuva isezi itangiye umuntu bita Jihad Bizimana ntarakandagira mu ikipe ari mu bintu hanze abo mu hasi afite amasezerano ari mu gihano ariko afite amasezerano y'ikipe oya ntuza uriya na Bibi Taleba muri Schalke yamaze ntuza yose akina reka da yaritozaga gusa bibirangira agiye ni wangu ifite amasezerano oya case ya discipline nibyo bashaka guhana discipline baraguhana ahantu hose cyangwa amategeko ya FIFA kubijyanye na coaching rero uze kuyireba ya football coaches usigaye nabo mbesha nka itegeko rishya rya mbwira nyine ingingo ubushize warambeshye usanga ntabwo nigeze nkubeshya ngo sinahirebye ngo tureshyira abantu bayisome icyo twadiskitaga ko ari bijyanye nuko amabanga asinya ku isi yose usibye na hano arasinya ndi kumwe na Yeme duhura na Regis arabitubwira Gasingo yarabitubwiye nejo bundi twahamagaye kuri telefone ubwo aba SG bose nejo bundi mu buce twahamagaye kuri telefone ari we Alexis Demutusi ikibazo muri kwitera ariko tuzoze kuri ariko reba ingingo ya mbere niya kabiri nuko ngo buriya APR cyariko nibyo kubipoza ntabwo ngiye ndishuje no kuja sindi wita mbyumva neza bagomba ngo gufacilitating umutoza ntabwo yemerewe kubaho mu gihe Gwicho yisome neza yisome iyo ngingo neza uyisome uko imeze yisome kana ya kabiri no gufacilitating the work of relevant FIFA bodies to decide employment related dispute involving coaches urabona ngize ebyiri ushatse wazireba oya wazisomye se wazisomye kugira ngo tugende tubisobanura ba no kuvuga ngo umutoza agomba kubaho muri situation iri clear ku kazi ke ariko ntibivuze ko umutoza ari marayika nese yakoze amakosa umenyesha kandi ukamenyesha na FIFA cyane na FIFA igomba kubizana zana weza ni rya kabiri ringiri erega ari ikintu bigoye ako ka kabiri ingingo ya kabiri se regarding the scope of the new rules they will only be applicable to employment relationships and international dimension between coaches and professional clubs or associations. They will focus
clarity on the form of employment contract. Yes, ibyo ni bya kontra bagomba gushingira ku cyo kontra ivuga si byose none si byo bihure n'impamvu nanjye nahoze mvuga nimba biri muri contract wenda yuko mbere yuko bamwirukana bazamuha aperi yuko bivuga hari uburyo ki ikipe woninga w'umutoza uzi ko abantu bose nuko ngo nko muri covid bakase abatoza n'urugero kandi yari force majeure bakabakata amafaranga bitari muri contract oya FIFA yabaye kiriya kuri icyo kintu muri covid yaravuze ngo habeho ubwumvikane bikorwa ku bwumvikane ubikoze ku ngufu yarabihaniye ariko ubikoze ku bwumvikane bw'ubwumvikane rero kandi twabonye ko twese turi bakuru biragaragara ko ubwumvikane bwa PL oya wari kubyitiranya uzi kugarukana amafaranga utarimo wumva neza APR yahagaritse Adil mu kazi ko gutoza kubera umwuka ariko ntabwo APR yahagaritse kontra ya Adil ntabwo igeze yihagarika kuko ni ibintu bibiri bitandukanye kontra de y'abantu agomba gutoza aracyumutoza wa APR aracyahembwa ibintu byose za facilitation yahabwaga nk'umutoza aracyazihabwa imodoka ibintu byose ibyo rero byaza ari uko ibyo ngibyo impamvu ngo yageze akabona ko ngo bishobora kuba birenze ibyo guhagarikwa mu kazi ngo kuri match bakinnye n'ikipe yitwa Police Football ibyo kumubuza kwinjira kuri match si impamvu kamanze bivuga none se gato bamuje kwinjira kuri match ahamagara abayobozi bose ngo bashoboka ba APR ngo byibuze yishyure yinjire nk'umufana bisanzwe bamubwira ko ngo atemewe kwinjira kuri iyo match bumvise ko iwe yumvise ko itari cyajyano gisanzwe guhagarika nese umutoza bari suspend baruremeshe twabonaga muri stade ibyo ngibyo iri kuvuga no ubushake bw'intu ikipe ishatse kuvuga ngo ntwinjira kuri match bibaho ariko ibyo tabaho gute se limite abafana se umufana none se baguje kwinjira nk'umufana oya nyine umutoza ibyo iri kuvuga ariko ibyo iri kuvuga Regis ikipe yitwa APR ishatse yavuga iti Regis Muramira afite uburenganzira bwo kwinjira hano nk'umufana ariko nitumushaka kuri match yacu ni match yacu ntabwo winjira ibyo ngibyo nova ngo ndira kubiregera ngo APR muje kujya kwinjira kuri match yacu oya kwishura yanakubuza nyine si sportive ndabyemera ariko ntabwo ari igihego wajya ariko kubwira by'amategeko ariko duku no kwishyura hari ikintu kimwe mugomba kumva hari ikintu kimwe mugomba kumva iyo ugiye mu mategeko ntuzanamo santima ibyo APR ishobora kuvuga ati umukozi wacu atabona ko ahantu ari nta hantu kikozi kuri we umva igihari n'ubundi ntabwo ibi bintu bizavamo episode nyinshi kusikira hano twapudetingaga abantu urumva ko birakomeye ni ukuvuga iki ikintu nemeranyaho cyari Regis na Yemen igihari cyo adira ibyo ntago ari guca ku ruhande APR yashakaga vuba de sortie ikintu cyaba kibabaje ngiye kiro cyantungura nuko adiri yabaguye mu butego ubwo APR we ubwe kuko reka nkubwire nagenda gutya ngo aragiye iwabo ifuzo cyangwa cyagutungura cyangwa ko agwa mu mutego nibyo nifuza kuko nanjye simwemera nibyo nifuza ko ugomba kubyaba bintanga impamvu byantungura nuko nzi kweza ubwenge aramutse agiye akamaro kwezi bamuhagaritse ahabwa buri kimwe cyose APR ikamutuma nk'inshuro 3 nk'umukozi ntaze nagaruke mu kazi bamutumyeho yazanyanyagira n'ubyo kubwiswa bizagenda se naze nyuma yo kweza kumubwira ati intuza yararangiye garuka mu kazi akabura iminsi 3 byabirangiye kigaragara ni kimwe kuko bazamugarura ari muri position de force muri iki kintu muri situation niwe uruzinga bike paraporo n'utegeko oya uzima uhera umurengera se ngereka ngo APR izakomeza ikanamuhemba urashaka kwinjira mu rwambariro ari mu bihano surumva bamwemerera kuri match ari aba bamubwira ko bajya kwinjirira kuri match yashatse kwinjira kuri uwo muryango w'urwambariro kuri ntuza ya gate ya match ya police ahandi se none se niho ashaka kwishyura yashaka kwishyura asanga biba binyuranye n'ibyo rutubwiye oya kwishyura nyine yishyura ngo yabishatse nyuma yaramubuje ibyo yavuze byamubuje hari yakwinjira kuri ya gate reka tuve ko ari mu bihano kujya muri vestiaire wapi mwese yaca ku muryango wenda ari kwishyura nyuma yo gukora iyo geste rero ushaka kubuto no muntu washaka kuza hangaha hari ikintu ashaka no yinjira mu kibuga ku ngufu abantu bakarwana hari igitekerezo nawe umajije football made in Rwanda rigizazana gashya nyamara ibyo bintu bibaye adiri ko muvuze aje gahita simuka akajya mu kibuga ko yasimuka abantu bakwiye kumufata kuri kamera none Alexis Damptus aravuga ati tugisorezaho tujya ku mware ikipe iguhatiye gusezera cyangwa ikagushyira muri pozisiyo ituma usezera uri umutoza nibyo urasezera ukarega ikipe kandi iyo ubashije kugaragaza ko wasezeye kubera pozisiyo washyizwemo n'ikipe uratsinda sibyo ariko yongeye ati ibihano bya disciplining biremewe ikibujijwe nuko umuhana bigamije kumutesha agaciro cyangwa bigamije gutesha agaciro umwuga wo gutoza ubwo Adira baje kugaragaza ko wenda yarenganyijwe cyangwa yashyizweho igitutu ngo asezere yahita atsinda urubanza naho ubundi
abakinnyi n'abatoza kuba bahabwa ibihano byo mu rwego rwa disipurine bihari byanditswe mu mategeko ngengamyitwarire ya ekipe biremewe. Igihano cyakora ubaye ntaho wagisomye ubwabyo bihita bituma ikipe itsindwa. Aperi yagendeye ku itegeko ry'umurimo article nimero 20 gususpenda umuntu mu gihe hari nk'ibyo urimo kumukurikiranaho. Ni ukuvuga Aperi yo na exit ifite ku buryo binagoye gutsinda Aperi Adiri ko atsinda muri iyi case. Adiri yari gutsinda gusa iyo Aperi musezerera, ariko Aperi ntiyahagaritse amasezerano ye. Aperi irimo irakemura ikibazo cy'umwuka mubi kuko yamuhagarikanye na kapitene we, nta nubwo ari we bahagaritse wenyine, bamuhagarikanye na kapitene w'ikipe, bamuhagarika igihe kingana n'icya kapitene birangana byose, kandi bose ni abantu bavuga ko muri iyo case ntabwo bavuga niwe wenyine bibasiye kuko na kapitene we baramuhagaritse. Kapitene stati ya kapitene wese ni umutoza umukinnyi n'umutoza n'abantu bamwe ku imbere ya FIFA bavuga mu kibazo ntabwo bahagaritse umwe muri segundi bariko ko bahabaye nuza nyine kurenganya we bamuhagarikanye n'umukinnyi bose bagize ikibazo mu kirenze kumuhagarikana babahagaritse igihe kingana ntibaseshe kontara zabo. Ikindi kinakomeye bashingiye batazarenga bazarenga umujyi wa Kigali wese bayigiye no muri vacances. Kandi we yatangaje ko agiye kurega, yatangaje ko ateruye kare ikintu nabonye mwege muri kwirengagiza noza Adira ashobora kuba ejo bundi yarafite gahunda yo kurega, urashaka ejo bundi yarafite gahunda yo kurega, ariko ngena nitaye kuri interview the latest yatanze agiye ku kibuga kinagere kugenda yavuze ngo muze kuyisubiramo, ntabwo avuze ngo agiye kurega ikipe ya Aperi, yavuze ati ngiye kuganira n'abanyamategeko banjye turebe ikizavamo. Kandi mbere yatanze interview mu gihe avuga ko agiye kurega yanasheshe amasezerano, ntabwo yavuze ati ndi muri suspension nubwo ntayemera, ariko ndi muri suspension sinyemera, ariko ndi muri suspension, bivuze ko bishoboka ko niko natekereje ko muri la minsi yagira inama azagura muri ano mafaranga biragoye. Ubuzima bugoyereje Aperi yahagaritse abantu babiri kandi bahagarika ishingiye kuri fact. Ni ukuvuga ngo bafite ibi by'umutoza yavuze kuri kapitene n'abakinnyi, bakagira n'ibyo kapitene yavuze ku mutoza. Bafite statement ya kapitene yataka umutoza avuga ngo si amakosa ni ukuvuga ngo ni abantu babiri bamwikiye kandi bose ntiyabirukanye. Narinzi ko ari ikipe nini cyane, ntabwo nzi ko yabizi ibyuya. Ikipe nini ku mategeko igomba nyine nidakurikiza amategeko izanishyura ahubwo. Ibyo se FIFA wabibwira ngo uri ikipe nini, uri nini mu Rwanda, ntabwo ibyo ngibyo ibizi. Itegeko ritubahirijwe nta kindi, ariko kugeza ubu Aperi rwose ibi ndabibabwira mbihagazeho ibintu nabonye ngo Robertinho, nta Robertinho muri Aperi uhari, nta step Robertinho ko nawe ndakubwira ibintu magaze igihumbi ku ijana. Niba wemeye kuyoba ubwo bakuyobye nta Robertinho. Na kotinga mugenzi wacu nabonye kuri social media Ngabo Robeni avuga ko ngo hari n'intumwa yagiye kuganira na Robertinho mu gihugu cy'Ubugande, ngo hazama gatotsi inyuma simbizi, ariko igihe kimwe igihe kizatubwira ko ataza mu ikipe ikoresha bene gihugu gusa. Robertinho niko babwiye cyane, kandi bari yemeye umushahara. Umuntu niba ari byo wenda yaragiye muri context y'ikipe yamutumye, niba ari wabyitumye, ariko niko byagenze. Ubwo sinzi niba twazubisobekera Aperi stand yayo ko ihagaze, ni ukuvuga ngo ukwezi kw'igihano nikurangira bazamwandikira bamugarura mu kazi, bamumenyesha ko asubira mu kazi. Ubwo nataza zaba bahaye yakwanga kuza zaba bahaye kado. Nibyo ntegereje yakwanga kuza azaza Karenzi yavuze akantu gakomeye. Ikipe yaratekereje bati ibikombe bitatu bikurikirana birahagije, beda twariska igikombe cy'umwaka kuko umugani nagaruka muka ntuzaba ari mwiza, rezilita kuboneka bizaba bigoye. Ndabekereje nimba hari icyo bisaba kugira aje guhemberwa ubusa no gufikira mugani
byiza bati umwaka umwe urangire dufata n'imezi wenda y'undi mwaka tuyamuhemba agende kuri fair season ape yakora iryo kosa ryo kuzana umuntu ngo babizi muri champion izikitari guhatana igikona izi neza ko ifite umureka umugambanyi umuntu azagira ikintu akora cyahatari nabo batamufasha ngo kandi nawe azaba yarabaye inyaryenge acungana n'udutego twose ikipe agiye yipangira ikipe ya gatatu ibiryo bingahe ibintu byose aperi yakomera ko muri situation nk'ikipe bari kwangiza se ntabwo byashoboye usibye na pe ntabwo yakwemera kugwa muri uwo mutego gukoresha umuntu bazongera bamuhagarika oya bakongera bakamuhagarika oya azagezaho dore ko bizagenda rero bamugaruye yagira resultat ziri mediocre no guhimana bakamwirukana kubera resultat ariko hahandi no hahandi amafaranga azayacyura niyo mpamvu mvuga nti ngewe adiri ntitaye kuri CV gusa cyangwa imwe ikosa ryabaye bamuhaye amasezerano n'igihe kirekire ahubwo do nibicara rero muhe mu Sebas umwaka undi awuhombe na wagende niba zabyemera byemera adiri bura umugani wawe yarayabaye afite ariko ikibazo mwebwe dukuze ngira ngo sinzi icyo uri mushingiraho ariko adiri yasezeye ape yasezeye officially se yandikiye ndashaka reka nsome usemure igifaransa ndabizi ko cyumva cyane iyi ni baruwa adiri yandikiye ape mbere yo kugenda ubwo abantu baraza kumva niba adiri yanashingiraga kuri ya interview numvishe interview se niyo na pe igenewe yande kuvuga iyo baruwa yese ko ntayibonye uko nyihawe n'umuntu kandi w'umunyamakuru nzi ko bavugana bya hafi nous avons mis en demeure le club afin de permettre immédiatement à l'entraîneur de poursuivre son contrat et de respecter le contrat de travail signé entre les deux parties et nous avons accordé 72 heures pour remédier pour remédier oya ntabwo ariyo ahubwo hano yababwiraga ko yabamenyesheje ko mu masaha 72 bagomba kumusubiza mu kazi kuromedia ni nko gusubiza ibintu ku murongo remédier la situation faute de quoi nous allons considérer que le contrat a été résilié sans juste cause de votre part. Sibyo bafata nkaho twabamenyesheje ko basubiza no mwavoka twabamenyesheje ko musubiza umutoza mu kazi hashingiwe ku masezerano bitarenze amasaha 72 bitaba bikitwa nkaho mwashesha amasezerano biturutse ku ruhande rwanyu sans juste cause nta de votre part nta mpamvu mufite sibyo malheureusement le club n'a jamais réagi à notre demande et l'entraîneur est toujours interdit de faire son travail. Kuva ikibabaje nuko ikipe ntacyo yigeze bivugaho yamwihoreye ntacyo yigeze yaricecekeye ndetse ikomeza kubuza umutoza gukora akazi ke. De ce fait, suite à votre instance de violation du contrat, l'entraîneur n'a aucune autre alternative. C'est bien que de considérer que le contrat est résilié sans juste cause de votre part et par juste cause de la part de l'entraîneur et c'est à partir de la date de la présente notification bigendeye guhera ku inotariki twabamenyesheje guhera kuri tariki en fait l'entraîneur préserve son droit de l'écoulir aux instances de FIFA pour réclamer la compensation pour réalisation du contrat sans cause valable. Non, résiliation. Pour résiliation du contrat sans cause valable. Gusesa amasezerano tugiye kuri donc umutoza nguvuga ngo guhera ku itariki iyi baruwa APR yakiriyeho adiri yabamenyesheje ko ashesha amasezerano biturutse ku mpamvu zabo akaba agiye muri FIFA kurega ko APR yashesha amasezerano nta mpamvu ifatika ifite cardierement au nom de monsieur Adil Elad Mohamed maître Ali Abe ibintu byidevelopa mu gihe gito bazi situation APR na Adil ukuntu ihindaguritse by'akanya gato nuko nyamara reka dutegereze iyo bishyira n'ubundi nta conclusion yava muri ibi bintu turi mu rukiko rw'ubujurire rw'imikino ariko
iyi ngingo turumva igoye reka icy'ingenzi rega twebwe icyo dukora duhereza abantu ibihari tukabahereza amakuru yose burya niyo dutandukanira n'abandi ntabwo twe duspekera tuguha ibihari kandi n'ejo bundi nibyo uzabona niyo realite iri kuri tele igitegerejwe ubwo ni ukumenya ngo adiri aperi yo iravuga ko izakurikiza amategeko ibihano byamuhaye nibirangira izamugarura mu kazi yamuhaye igihe cyo kwisobanura nkuko yagihaye kapitene kugira ngo ikemure situation yari iri muri equipe ibihano nibirangira izamumenyesha ko agaruka mu kazi kandi ukwezi ni kurangira izamuhemba bivuze ngo ntago yahagaritse akazi impande zombi rero ubwo tuzareba uzagwa mu mutego kuko harimo wigiza nkana umuntu tubwiye twunganiye ngo iyo bari bamurebe neza nimba atari yaba ari umuntu akwandikira nk'integuza yo kugira ngo akwereke ko anytime yakujyana mu manza atari ugusezera ntabwo ari ugusezera ntabwo ari gusezera akazi ntabwo ari gusezera akazi byanyaga ari ubwo nyine nayifata nk'ari chantage asi chantage ntabwo shanta integuza ngo amategeko ngo ni ngombwa oya ni nko kwishyira kugira ngo aperi igire ikisubiza cyatanga ikintu kigaragara oya niyo kwabwira ati dusubiza mu kazi tugiye kukurega dusubiza mu kazi cyangwa tubigenze muri operation twigiye muri operation tuzabigaruka ibi ngibi bya di igihe ari cyo iyo hari situation nk'iyi speculation ziba ari nyinshi ko twari tumenyereye mu kumenya kukumbura amakontra n'utugingo gonga za Kiyovu na zaki zaba Kedi n'abandi kandi wumva nuba ari byo arimo nicyo nyine ndi kwibaza kuko burya mu kontra yayigezeho ubugendesheje ntabura kantu akuramo dukoze kubera kandi wumva ahubwo barimo bavuga ko ari deal arimo akina ngo na deal kugira ngo barye ayo mafaranga wenda vuga aperi ubwo harimo kwigira abanyarwanda baragoye bumva ibintu byinshi mu matwi yabo kabisa kuko nicyo ndi kuvuga nk'umuntu develop icyo kintu wenda vuga jewe abafite amakuru n'amaki twagiye kubona tukabona abantu nk'aba Kadi ba Kedi hari abakinyi benshi twagiye tubona baza muri aperi bari bafite kontra handi ya akatwe gacungira muri rya tegeko rya FIFA akabakuyemo nk'ingingo ihita itesha agaciro ya kontra ahangaha eto ntaza kubona ingingo itesha agaciro kontra ya deal erega kontra ya deal niyashishwe niyo sorti ya aperi yonyine ntukitashesha amasezerano ye uyu munsi yiba yaramwirukanye nta rubanza nuko umwishyura yes ngibyo turi kumwe na Kigali Catering School na Club Botech ko nashaka kwiga Canada Libre ni hara kuri Sainte Famille abantu bashaka kwiga Canada Libre abantu bashaka kwiga imyuga no kugana ku Gisozi kuri ndishami ryabo